aho rukomeye Imana izarengera intwarane z'abanyamumaro, aho rukomeye Imana izarengera abayacini b'abanyamumaro, aho rukomeye izarengera abaririmbyi bagize umumaro, aho rukomeye Imana izarengera abashumba bagize umumaro, aho rukomeye Imana izarengera abadiyakoni bagize umumaro, aho rukomeye Imana izarengera abagabo bagize umumaro, aho rukomeye izarengera abatekinisiye n'abacuranzi bagize umumaro, aho rukomeye Imana izarengera abanyamu. Isigaranye tugiye kuganira ijambo rifite intego ivuga ngo turwanirire Imana ishyaka, yaturwaniriye ishyaka ituma tudakenyuka, aho rukomeye Imana izarengera abanyamumaro. Turwanirire Imana ishyaka, yaturwaniriye ishyaka ituma tudakenyuka, aho rukomeye Imana izarengera abanyamu. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 14 murongo wa 44 n'uwa 45 honyine. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cyaho cya 14 murongo waho wa 44 na 45 haravuze ngo Sawuli aravuga ati Yonatani n'udapfa Imana ibimuhore ndetse bikabije. Ariko abantu babwira Sawuli bati mbese Yonatani yapfa kandi wazana Israheli agakiza kangana gacyo biragatsindwa. Turahiye Uwiteka uhoraho, ntihazagira agasatsi na kamwe ku mutwe gapfuka ngo kagwe hasi, kuko uyu munsi yakoranye n'Imana. Amen. Iri jambo riraryoshye ndisubiramo. Sawuli aravuga ati Yonatani n'udapfa Imana ibimuhore ndetse bikabije. Ariko abantu babwira Sawuli bati mbese Yonatani yapfa kandi wazana Israheli agakiza kangana gacyo biragatsindwa. Turahiye Uwiteka uhoraho, ntihazagira agasatsi na kamwe ku mutwe gapfuka ngo kagwe hasi, kuko uyu munsi yakoranye n'Imana. Amen. Niringire mu mpamaso sigaje 5. Muri aya masaha ngira ngo saa 12 zishobora kwa zigeze, zirabura 8, ni naho n'igiterane cyari kurangirira. Niho ubuhanuzi bumanukiye buvuze ngo nimurwanirire Imana ishyaka, namwe yabarwaniriye ishyaka ibarwanaho ituma mudakenyuka. Iri jambo ryumve wirangara, ryumve. Nimurwanirire Imana ishyaka, yabarwaniriye ishyaka ibarwanaho ituma mudakenyuka, aho rukomeye Imana izarengera abantu bagize umumaro. Bibiliya itwereka abantu barwanira Imana ishyaka, irangije nabo irabarengera. Uyu ni Sawuli n'umuhungu we witwa nde? Yonatani. Mbibutse ko uyu nguyu Sawuli niwe mwami wa mbere wayoboye Israheli. Sawuli aragenda arayobora. Imana imuha briefing, abatabyumvishije imuha amabwiriza agomba kugenderaho. Arangije arateshuka. Wirangara, arateshuka. Muri uko guteshuka Imana irangije imuca ku ngoma. Mbibutse ko Sawuli yayoboye imyaka 40, ariko mu myaka 40 yonyine, ibiri niyo yagizemo iby'umumaro. 38 ibi myaka yipfa busa. Mu myaka 38 Imana arimo kurera Dawidi, ntabwo mubyumva barabyumva, Imana arimo kurera Dawidi kugira ngo izamuvaneho umuntu usabanu. Turebye we utagira ngo Sawuli yakoze ibyaha byinshi, ni 3. Icyambere yamutegetse kurimbura abameleki, yica abakene, icyo bishatse kuvuga ararokora. Icya kabiri yakoze umurimo wo gutamba atari umutambyi, mwitonde haraba byagenewe. Icya gatatu yagiye kuraguza. Nibyo byonyine, ni 3 ntabwo ari 4.
mu myaka yamaze ku ngoma ikintu yakoze ni kimwe cyiza, ntabwo ari bibiri, ni kimwe. Yakirije amaboko umugabo witwa Nahashi, yashaka kubanogora amaso hehe y'iburyo. Iri ni icyo cyonyine, birandikwa. Noneho Sawuli ngeze aho nashakaga, muri icyo gihe cyo gucibwa ku ngoma yaje guhegukirwa n'ibihugu bibiri ivuga amahanga, aramurwanya. Araciwe hehe ku ngoma. Arangije avuga ati nimuzane umuhanuzi ahangaha. Basenze Imana yabiho rero. Impamvu niye nuko yaciwe hehe ku ngoma. Saba ngo noneho ubwo tuyibajika twihorera, mureke mbaha amabwiriza yanjye. Ngiye kubaha briefing. Basirikare mujye ku rugamba. Kondisiyo, nta musirikare ugomba kurya no kunywa. Mugende murwane, turajya tunywa tuvuye ku rugamba. Abasirikare barabyemera. Mbibutse ko Kamanda ni umuhungu we Yonatani. Baragiye bageze ku rugamba, ye baba we, bahangana n'Abafilisitiya. Barahanganye, barakubitanye. Muri uko gusakurana, ingabo z'Abisiraheli zirananirwa. Muri uko kunanirwa, n'inzara iteramo. Inzara ni mbi, ndabona mutabyumva. Nuko njyewe iriya gumino ndiye hariya hirya, nyiriye numva najegeye. Nari najegeye uko nge naraye mu kazi saa 4 ndenda ahangaha. N'ubu tenasubiye mu kazi, urumva ko iyo batampaga cyacya nari najegeye. Noneho barananiwe kabiri, bagize bate n'inzara iraje. Abasirikare bakizwa n'amaguru kamagesha, bariruka. Muri uko kwiruka na Yonatani ariruka, yaza ahantu hakomeye. Yonatani mu kwiruka ngo ariruka nawe, ngo ariko ageze hepfo akubitana n'ikibindi cyuzuye ubuki. Briefing ihari nuko batajya batanywa. Yonatani abonye ubuki apetiraza, arangije afata inkoni yitwaje, akoza mu munaga w'ubuki, ararigata. Uko arya ijisho rikareba neza, arashyekerwa ararya. Uko arya munda arahembuka. Uko munda ahembuka niko abona haduye umwanzi aho yikamufirinze. Yonatani afata umuheto we, ashyiramo. Urugamba rurwana wenyine ararunesha. Barunesheje barataha. Bageze mu ihedikota yabo, mu birindiro byabo, Sawuli aravuga ngo nta muntu wariye. Baramubwira ngo usibye no kurya ntawanyweye. Sawuli avuga ngo kugira ngo mbyemere nibazane dukora ubufindo. Bazana amabuye abiri, iryo bitaga Urimu na Turimu. Iri buye baritunga mu ngabo. Ibuye ryerekana ko nta kibazo gihari, ahubwo ibuye rimyasa umutuku, yerekana Sawuli n'umuhungu we ko ari bo nyirabayazana. Ndi ku ijambo rivuga ngo aho rukomeye Imana izarengera abanyamumara. Sawuli aravuga ngo nimudukize n'umuhungu wanjye. Ubufindo bwerekana Yonatani ko ari we wariye. Noneho mwigire hino. Ubu uyu ni Sawuli, uyu ni umuhungu we. Ubufindo bwerekanye Yonatani ko ari we nyirabayazana. Sawuli ngo arangije ahita yikura barioneti, abatabyumva, inkota, indiga, umushyo. Aravuga ngo Yonatani, kuwenga ku mabwiriza yanjye nudapfa Imana ibimpore ndetse bikabije. Akizamura inkota agiye kwimutera, abasirikare barasimbuka. Abasirikare barasimbuka, inkota bayambura Sawuli, baryama ku Yonatani. Baravuga ngo Yonatani ntabwo apfa. Impamvu adapfa, uyu munsi yakoranye n'Imana. Niba utananiwe komera Imana amashyi. Kebuka mugenzi wawe, niba utanabikunda ubikore noneho uyu munsi. Ntago mbabwira ngo nyeganyeza barindwi ngo badafashwa wimuke, oya.
ubwo ntabwo ari ubutumwa. Mubwire ngo aho rukomeye Imana izarengera abanyamumaro. Aho rukomeye Imana izarengera abamaranata b'abanyamumaro. Aho rukomeye Imana izarengera intwarane z'abanyamumaro. Aho rukomeye Imana izarengera abayacini b'abanyamumaro. Aho rukomeye izarengera abaririmbyi bagize umumaro. Aho rukomeye Imana izarengera abashumba bagize umumaro. Aho rukomeye Imana izarengera abadiyakoni bagize umumaro. Aho rukomeye Imana izarengera abagabo bagize umumaro. Aho rukomeye izarengera abatekinisiye n'abacuranzi bagize umumaro. Aho rukomeye Imana izarengera abanyamumaro. Ijambo ryiza Imana iduhaze, njyewe namwe mu izina ry'Umwami wacu. Amina.